Guys, uyu munsi ngiye kubaha story time y'umukobwa wagiye Dubai agiye kureba umuntu atazi mbabwira ibintu byamubayeho. Ni story ndende ndaza gukora part nyinshi zitandukanye. So rero kuntu byagenze umukobwa yapostinze amafoto kuri Snapchat na utu video umuhungu aramukunze aramwandikire aranje kumwandikira aramubwira ati naragukunze ibiki n'ibiki waje se ukandeba tugahura tukaconnectinga. Umukobwa ati ndafatishije harahi ubwo aramubwira ati nta kibazo naza ariko nta byangombwa ngira nta passport ngira nta mafaranga mfite nta kazi mfite muri iyi minsi ibiki n'ibiki ndacyari ku ishuri muri university. Umusore ati umugabo aramubwira ati nta kibazo isi ukeneye angahe kora budget umbwira amafaranga ukeneye. Ati sawa. Ubwo nyine abantu abarashyushye ati ndagiye ngiye Dubai mbonye umukire ntatekereje ko ngaruka. Ubwo kuntu byagenze umugabo amuhereza amafaranga yo kugura passport no kwitegura ngo gushopinga ngo ibiki n'ibicyo arayamwereza amaje kuyamweza umukobwa aramubwira ati rero passport yabonetse na shoppinze harabura itike no kugura visa. Umugabo aramubwira ati rero nta kibazo itike ndayikugura hano nibyo byoroshye amukatishije itike rwose arere turu arangije nyine amuhano yo kwishyura visa ibintu byose nyine bigenda neza umukobwa aritegura abatari yo kugenda. Ibyambayeho ntago mubiza. Ubwo umukobwa nyine afashe indege aragiye agiye kureba guys agiye kureba umuntu atazi umuntu bahuriye kuri social media mbese nta kintu na kimwe yaramuziho. Ubwo abaragiye arapostinza amafoto ati nagiye ngiye mu ndege biki n'ibiki yumva ari excited. Akigera rero muri Dubai kuri airport umugabo yamubwira ati nuhagera nta kibazo ndaza kugufata. Kinagiye kubona yabonye imodoka iraje iramufata ariko akabona umuntu yabonaga kuri profile cyabavuga bigize no kuvugana kuri video call ntago ari we uje kumufata. Aramubaza se umuntu twavuganaga uje ko ari we nzi ko aza kumfata wowe urinde. Undi aramubwira ati nago njye mvuga icyongereza nago mvuga icyongereza bukoresha translate akoresha translate umuntu aramubwira ati rero njyewe nkujyaniye boss ngende umushoferi avuga ati okay numukiri ubwo cyane afite n'abashoferi umukobwa be excited ariko you won't believe ibintu byamubayeho agezeho. Murabibona muri part 2 nimba mushaka ko nyibabwira mumbwire muri comment. Bye guys, twagarutse kuri part 2 noneho kuntu byagenze baragiye bagera muri iyo nzu bamwereka icyumba umushoferi arumuzanya amuga ati karaba boss araza kuza mukanya. Ubwo umukobwa arakaraba ayicaraho. Ubwo boss rero yaje kuza amaje kuza nyine umukobwa urumva aba excited nk'umuntu uje kure muceri ariko ahita noticinga ko boss araza aramusuza ariko atari excited atamwishimiye cyane. Anje amuga ngo ntago yemerewe kuva muri icyo cyumba ngo atari umubwenga avemo. Urumva ngo abafite abashyitsi benshi baza baje kumureba ngo ntago yemerewe gusohoka baza yamuzana mu biryo n'ibiki. Umukobwa aravuga ati se ko aramuga ngo harantu cya Gusura nyine yari yazanye liste y'ahantu hari famous muri Dubai ngo bazajyayo nyine afata mu mafoto atwike tubibona. Umugabo aramuga ati ibyo ntago bishoboka ngiye ntago nagendana nawe ntago bambona ndi umuntu ukomeye ni bizabera hano mu nzu uve hano ari uko itike yawe igeze utaha. Ubwo rero ngo ibintu byamubayeho guys. Iryo joro rya mbere uwo boss yaraje bakora ibyo bakora bamaje kubikora nta nubwo yahagumye ngo asinzire ahita muta mu cyumba arasohoka. Nta n'ikintu amubwiye nta n'ikintu amuvugishije. Umukobwa aguma aryama avuga ati aragaruka reka dabura cyane ntiyagaruka. Umunsi bigeze nko masasta ubwo ariko bamuzana ibyo kurya no kunywa bigeze nko masasta saa 7 ashaka gusohoka asohotse undi mukozi wakoraga aramubwira ati ntago mere gusohoka boss yavuze ko udasohoka. Aramubwira ati ubwo bamwimye internet by the way yasabye wifi barayimwima bamubwira ko ntayihari kandi akayibona iri kwigaragaza ariko barayimwima. Noneho ku munsi uwo munsi birarangira uwa kabiri birangira atabonanye no mu boss ubwo atangira kugira ubwoba. Uwa gatatu noneho boss agaruka azanye n'inshuti namubwira ngo uyu ni inshuti yanjye biki n'ibiki iri joro ni uri bwiteho. No kuvuga ngo ibintu byabaye kuri uwo mukobwa ya raranye n'abagabo batanu bagiye batandukanye b'inshuti yo mu boss we. Boss yaranye ku munsi wa mbere ubwo akajya muzana abandi nta yindi choice yari afite ntiyari kwiruka ntiyari kumenya ngo arajya he ntiyarazi ahantu ari ntiyarazi n'agace arimo kuntu kitwa. Urumva internet yayisigiye nyine yavuye kuri internet kuri airport haba inshuti ze haba famille basigaye ntibamubonaga ku murongo mbese bamukoresha ibyo bashaka. Ubwo muri sanjye yaryamanye n'abantu batanu mpaka iminsi irangiye yongeye kubona bamwinjiza mu modoka bamugeza ku kibuga cy'indege. None ikintu cyabaye bamugejeje ku kibuga cy'indege bamuhaye $300. Ubwo amafaranga yaruka nayandi wenda yamuhaga wenda bagamusabye udufaranga twinshi turenzeho two kwitegura nibyariye nayo $300 abaye muri ubwo buzima. Bamubwira ati wowe ujye ukaraba usa neza ibiki umva
ngibyo byamubayeho, arataha. Dubai yashakaga ntago yayinjoyinze ngo ajye hanze akore ayo mafoto yereka abantu ati nagiye, ibintu byose yatekereza ko bigiye kumubaho ntago ariko byagenze, byabaye opposite. Agenda nyamara n'abantu batanu ataza dakina mva, yagumanye nyine iyo contact. Ubwo rero akigera kuri airport atekereza avuga ati uyu muntu yampemukiye, yaranyabyuzinze, ngiye kumurega. Reka ndababwira ibyakurikiye kuri part 3. Okay guys, twaje kuri part 3. Akigera rero kuri airport urumva yasubiye kuri internet, abantu bari baramubuze biwabo ibiki n'ibiki inshuti ze, aba batekereje ibyabaye. Akibatekereza ibyabaye baramuka ati ati byo ntago ari byo, mukange ufite nimero ye ushobora no kumurega aho ngaho ibiki n'ibiki. Ubwo ngo aravuga ati nje ndetse kuri immigration bivuga ati sundi uravuga ngo ati ndagenda mvuge ko naje nje kure umuntu utuziranye yarambizinga anzanira akarancuruza ibintu nk'ibyo nyine. Noneho ubwo umushiti we nkeka akazi ubwenge amuga ati sundi urajya kumurega, uza kumureba hari uwo wabibwiye, ese ubundi urajya kuvuga ko waje kureba umuntu utazi gute, ese ubundi nibakubaza ati tujyane uwo muntu ahantu aba urahamenya, ati ntago bamenya ko nari nzi yone. Ati ikindi cya kabiri, iyo nimero se bundi turishyuwa ko imubaruyeho, wenda yakoresheje nimero y'undi muntu cyangwa se urumva wahangana n'umuntu wabonye uba mu nzu nk'iyo ufite amafaranga mu gihugu cye biragoye. Ubwo umukobwa nyine abona ko nta yindi choice afite, avuga ati reka ntahe nyine ndumiwe, aza afite ubwoba. Ubwo urumva baryamanaga nawe batipimye batiproteje ibiki n'ubwo baramwica, avuga ati bimeze biti. Ahubwo akantu bagiye kubabwira akigeraho baramupimye by the way, noneho barebe ko adafite nyine sida cyangwa izindi ndwara, bamupimye ko andi bapima, ariko baramupima ariko umugabo ntiyipima cyane nta n'uwipimye muri aba bagabo. Urumva rero yatashye afite ubwo avuga ati noneho byararangiye mana yanjye ndabigenza gute. Ubwo rero mu gutaha ikintu yakoze, yageze mu rugo yagiye kwa muganga aripima kubw'Imana nziza asanga nta kibazo yagize. Ariko rero impamvu mbabwiye story guys, ntukajye gufata urugendo ujye mu gihugu utazimo umuntu, ujye kureba umuntu utazi mutarahura, yanakwishyuriye ari nawe uri umva, mbese ntago bibaho. Ushobora guhura n'umuntu online pe mugakundana, bibaho, izo nkundo turazizi zibaho, ariko at least making sure ko hari ikintu kizimumuziho, hari abantu biwabo muzi, making sure ko ugiye ufite byibuze amafaranga yawe, uvuga ati ntago nzi wawe ngiye gufata hoteli, ujye uza tuhahurire. Making sure nyine inform, reke kugenda nk'umuntu winjije ngo ugiye kureba umuntu wawe online ngo yagukunze yaguye amafaranga. Hari nawe ugenda bakabacuruza cyangwa se ntuzagaruke. Urumva indi story nzababwira yabaye ku Munyethiopia kazi, nzababwira nimba mushaka mu bimbaze, wagiye baramubaga bamukuramo ibihaha n'ibiki barabigurisha. Ubwo rero urumva mujye mwitonda, ntukajye kureba umuntu utazi, ni amakosa pe. Ntukabona abantu bose bajya za Dubai, ubona abantu baragiye uvuga ati nanjye ngiye kuba nkabo ndagiye goko, ntago ncikwa. Ntago ubuze uburyo bagiye, ntago ubuze abo bantu kuryo bamenya, nta n'ubuze icyo bagiye gukora. Rero ujye witonda, ntukajye kureba umuntu utazi mu rugo mu bujiji, utazi yo n'umuntu again wemere kujya kuba mu nzu ye, na amakosa yakoresha icyo ashaka, nese ubundi wamurega, especially mu gihugu cye utaranageramo utanazi. Rumva. So guys, nuko byagenze nyine, umukobwa yagarutse amahoro nyine. Ubwo rero umukobwa niwe wari bivuga avuga ibintu byamaye, avuga ati mu buzima bwe ntazongera. So impamvu mbisharinze no kujya atazagira undi muntu ugwa mu gishuko nk'icyo. Ndabizi abantu nk'abo baba bahari bakwandikira bakwereka ko bagukeneye, ariko kenshi baba bafite mission itari nziza. Sawa, murakoze, umunsi mwiza.